nk'uko twamaze kubona iyi si iteye, nk'uko twamaze kubona forumire y'ubuzima uko bigenda mu buzima bwa buri munsi, uyu munsi urishima ejo ukababara, cyangwa se uyu munsi ukabyuka wumva uri muri mudu nziza, wumva wishimye, wumva ushaka guseka, wumva mbese ibintu byose ari byiza. Ariko mu kandi kanya cyangwa mu kindi gihe ugasanga ntago umeze neza. Rimwe na rimwe hari n'igihe bikubaho nta n'ikintu wabaye, gusa ukumva ibintu byose urabyanze, ukumva ugize mudu mbi utazi n'ahantu iturutse, ukumva bya bindi bigushimishije ukumva ntago bikigushimishije, cyangwa se hakaba hari nk'umupango wari ufite waza kuba utaciyemo, ibintu bitagenze uko ubishaka, ugasanga wihebye, ugasanga wacitse intege. Ibyo byose rero mu gihe wumva uri hasi, mu gihe wumva wacitse intege, mu gihe wumva ubabaye kubera ibitagenze neza mu buzima bwawe, cyangwa se byizanye gutyo gusa ukumva ntago umeze neza, tugiye kurebera hamwe muri rusange ibintu wakora kugira ngo ugaruke muri mudu nziza, kugira ngo wongere wishime, kugira ngo morale wongere uyizamure, uyibositinge, mbese ureke guheranwa n'agahinda, ureke guheranwa n'ibitameze neza, ahubwo ubuzima bukomeze, wongere usubire mu buzima busanzwe nk'uko wari umeze mbere y'uko byose bitagenze neza. Wenda wowe ushobora kuba ufite uburyo ubigenzamo, cyangwa se na tekinike ukoresha ukongera ukazamura morale, ukongera ibyishimo bikagaruka. Ariko hari abantu nyuma y'uko hari ibintu byamubayeho, nyuma y'uko yumva afite agahinda, yumva muri we atameze neza, ese hahandi umuntu akubona akabibona, akabona y'uko ibintu bitameze neza, hari umuntu utajya ubasha kwikura aho hantu mu buryo bworoshye. Ubu ni bwo buryo ugomba gukora, ni uburyo bworoshye. Jya ukora ibi ngibi, uzajya uhita ugaruka muri mudu, uzajya uhita ibyishimo byongera bikagaruka, ubuzima bugakomeza nk'uko bisanzwe. Kora subscribe niba utarayikora hano ku Ibanga Entertainment, ubundi dukomeze. Banza umenye ko burya kubabara ari igice kimwe mu bigize ubuzima tubayemo. Uyu munsi urababara, ejo ukishima, ejo ukababara, ejo bundi ukishima, gutyo. Menya ngo kuba ubabaye ubu ngubu ni igice kimwe mu bigize ubuzima tubayemo. Ikintu cya mbere na mbere ugomba gukora mu gihe ugeze muri mudu mbi, mu gihe ugeze muri ibyo bihe bibi byo kumva ubabaye, banza wemerere umutima wawe rwose wirekuye, wemerere umutima wawe kubyiyumvisha ibyo bihe urimo, no kuba wanarira rwose ntacyo bitwaye. Mu gihe wumva ubikeneye, mu gihe wumva ubikeneye, rira rwose nta kintu bitwaye pe. Koko burya umubabaro uba ukenewe ko usohoka muri wowe, ntago uba ukenewe guhishwa. Wishaka rero kwigira nkaho umeze neza kandi mu by'ukuri imbere uri gushira. Burya iyo utangiye kwikiriza umubabaro ukurimo indani, utangira gucika uwo mubabaro utangira gucika imbaraga muri wowe, ndetse n'uburemere wari ugufiteho bugenda bugabanyuka gakeya. Ikintu cya kabiri uba ugomba gukora ni ukuganiriza umuntu wizeye. Ganiriza umuntu wizeye, ashobora kuba ari uwo muvukana, inshuti yawe, umubyeyi, cyangwa se undi muntu ukuri hafi, ukuba hafi mu bihe bidasanzwe, wa muntu mbese wa muntu tuvuga ngo ni umuntu wawe. Burya cyagiye uba utangiye kuganiriza umuntu uko byakugendekeye, cyangwa se ibyiyumviro byawe, umuntu wawe wa hafi, burya muri wowe utangira guhumeka nanone, ukumva utangiye kumera neza, mbese ukumva hari impinduka zirimo ziraba muri wowe. Burya kugira uganiriza ni byiza, kuko no ku rugamba intwari uko yaba ari intwari kose nayo ikenera ubufasha. Ikindi kintu cya gatatu uba ugomba gukora mu gihe uri hasi wumva umeze nabi byanze, gerageza gukora twa tuntu ukunda, bitari ibintu bihambaye, twa tuntu dutoya ariko wumva ukunda. Swati ushobora kwiyumvira umuziki mu gihe ukunda, ugashyiramo film ukaba wirebera,
cyangwa se ukaba utemberamo gake gake, ugateka bya byo kurya ukunda cyangwa ibyo kunywa ukunda cyane ko rwose ngo buriya situwasiyo uko yaba imeze kose, situwasiyo iyo ari yose waba urimo, ntukibagirwe kurya. Ikintu cya kane ugomba gukora mu gihe bimeze bityo ni uguhindura environnement, ukava muri uwo mwanya ibyo bintu byabereyemo. Tuvuge wenda niba wari uri nko mu rugo ukumva mood irahindutse, ukumva ntabwo umeze neza, ukumva bya bindi byose twabonye ukumva biranze, haguruka ujye hanze utemberemo gake, cyangwa se ushake nk'ahantu hatandukanye n'aho wari uri, ugende ube wicaye gakeya, mbese uhindure area wari urimo. Burya ngo birafasha cyane, bituma utekereza mu buryo butandukanye, ndetse bikongera bikaba byakuzamurira morale, ubuzima bugakomeza, ubundi mood yawe ikagaruka, ukongera ukaba fresh, ibintu bikagenda neza. Ikindi kintu cya gatanu buriya tuba tugomba gukora mu gihe bimeze bityo, tutameze neza, mu gihe mood yahindutse, yatubanye mbi, ni ugufata urupapuro n'ikaramu ukandika. Burya ngo birafasha cyane, ukandika ibyiyumviro byawe ku rupapuro, mbese ukandika ugashyira agahinda kawe ku rupapuro, birafasha cyane, kuko burya iyo umutima urimo uvuga, ubwonko buba burimo gukira. Ikintu cya gatandatu tuba tugomba gukora ni ukunyeganyeza umubiri. Niba byakubayeho, niba ku kazi bitagenze neza, niba hari ikintu wahuye nacyo mu buzima, mbese icyo ari cyo cyose waba uko byaba byakugendekeye kose, ukaba wumva utameze neza, kora ka stretching umubiri, unyeganyeze umubiri, niba ubishoboye ukore ka siporo, mbese kora ibishoboka byose umubiri unyeganyege, amaraso yongera atembere neza, igorore twa push ups hafi aho ngaho, n'utundi twa exercice physique, umubiri ugororoke neza, amaraso yongera atembere neza, bigufasha kugarura ya mood yawe, bigufasha kurefreshinga ubwonko, ukongera ugatekereza ibintu byo kukugarura mu buzima busanzwe. Ikindi kintu cya karindwi cy'ingenzi cyane uba ugomba kwitaho, burya muri cya gihe uba uri down, ibintu bitameze neza, wowe fokasinga cyangwa ita ku bintu bindi bigihari kandi ufite byiza biri imbere yawe, cyangwa se unafite ubungubu byiza. Ikintu kikubayeho kitari cyiza, urababaye, urarize, bitekerejeho gashoboka uburyo byakugendekeye, ikiba gisigaye rero ukureba ese niba hari ikintu wenda kikubayeho muri ubwo buryo, ese nta bindi bintu byiza ufite, cyangwa se imbere yawe nta kindi kintu uri kuhabona cyiza ufite. Mu by'ukuri rero ntago cyabura. Garura umutima rero, wongere utekereze kuri ibyo bintu byiza ufite, wongere utekereze ku hazaza hawe heza, tekereza ku bantu bagukikije n'uburyo bakwitaho, bya bintu wigeze gukora ukahacana umucyo, ukumva ni ibintu byaguhesheje ishema, mbese bya bintu biri mu buzima bwawe bigushimisha mu buryo bya bindi biri positive, bitekerezeho, ubundi mood izajya ihita igaruka, ubuzima bukomeze, ugaruke muri mood nzima. Ikindi kintu cya munani uba ugomba guhita utekereza, iyibutse ko ubuzima, kubabara atari ibintu utababara ubuziraherezo, utababara mu buzima bwose, ndetse hita unibuka ko hari n'ibihe waciyemo bindi byakubabaje kandi bikagusiga amahoro, ukabicamo bikarangira. N'ibyo ngibyo rero ugomba kubicamo, niko ubuzima buteye. Ndetse burya ikintu ugomba kumenya burya ni uko ibyishimo ntago ari ikintu gihita kiza ako kanya, ni step by step. Niba wari ubabaye, uko ugenda umwanya ushira unduza, niko ibyishimo bigenda biza, ukajya kubona ukabona ya mood wayivuyemo, ukagaruka mu buzima bwiza, ibyo bihe bibi ukabirenga. Ikindi kintu uba ugomba gukora, nywa amazi ahagije.
kunywa amazi ni akantu k'ingenzi cyane gatuma mudu yawe mbi iburizwamo, ahubwo ukagarura imbaraga, ukagarura imitekerereze myiza. Ikindi kintu tugirwamo inama gifasha cyane mu gihe wumva utameze neza, fata inzu yawe, icyumba cyawe, chambre, ukore amasuku, utuntu twose dupange ku murongo, ujye dushe wimeneho amazi, woge, kuko burya iyo uri ahantu hasa neza n'ubwonko bwawe busa neza. Birafasha rero gukora ibyo ngibyo, ubundi mudu yawe ikongera ikaba nziza, ugacya no ku mutima, ibintu bikaba bimeze neza. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba gukora twihuse cyane, ba wirinze gukoresha social media. Abantu benshi iyo tugeze muri ibyo bihe twumva ko social media arizo ziri budufashe, ariko burya ntago ariko bimeze. Zirimite, kuko akenshi usanga ziri gutuma ahubwo ibintu bitubana bibi cyane, amahoro akabura. Kuko buriya ushobora kujya kuri social media ugasanga uhuriyeho n'amamesaje, ubutumwa bugiye butandukanye, cyangwa se n'ibindi bitandukanye bivuga cyangwa se bifitanye isano na cya kintu cyari cyakubabaje, ugasanga ntago bikugendekeye neza, ugasanga ahubwo bikugumishije muri ya mudu itari nziza. Niba rero ushaka kwihesha amahoro muri ako kanya, social media ba uzirimise, ba uzihoreye muri icyo gihe wumva mudu yawe itari nziza. Iki nigeze kukivuga ariko reka nkigarukeho. Mu gihe uri muri bino bihe bitameze neza, fata ifunguro ryujuje intungamubiri, ndetse rya funguro ukunda, wite ku mubiri wawe, kuko ni ibintu by'ingirakamaro cyane, kandi biba byerekana ko umubiri wawe uwukunze, uha agaciro. Birafasha rero no mu mitekerereze, ugasanga mudu yagarutse, ibintu bimeze neza. Abantu rero bagira agahinda ntibarye, abantu bagira agahinda ntibite ku mubiri wabo, kumva nta byo kunywa bashaka, burya kugarura mudu nzima kwabo biragorana, ubusanga biri kure. Ibi bintu rero mujye mubyitaho rwose. Ikindi kintu tugomba gukora ni ukwita kuri twa tuntu dusekeje, bya bintu biba bishimishije, tumwe ureba ugaseka ukumva mudu iragarutse, apana ariko bya bindi ureba bigatuma bya mu bitekerezo byinshi na analize nyinshi, ahubwo ukirebera twa tuntu dusekeje dutuma useka, ibintu bikagenda neza. Kuko burya guseka ni ikintu kivangira ndetse kigaca intege umubabaro. Ikindi tugezeho noneho rero ni ugufata umwanya ugasenga, ugatuza, ukaganira n'Imana, ugasoma Bibiliya, ukaririmba uturirimbo tw'Imana, cyangwa se ukaririmba za ndirimbo zo mu gitabo, mbese na za ndirimbo zose zaririmbiwe Imana, ukajya muri mudu y'amasengesho. Burya nabyo birafasha cyane, ndetse ibyo bikajyana no gutuza, ukamedita, mbese ukegerana n'Imana. Birafasha kuko Imana niyo idushoboza byose. Gusa mu gihe wumva utari muri mudu nziza, mu gihe wumva wacitse intege, irinde guhita ufata imyanzuro ikakaye. Ikintu uba ugomba gutekereza ni ugutekereza ko uri hasi, utameze neza, ariko vuba bidatinze ugomba kongera ukazamuka nanone nk'uko buri gihe ubikora. Humeka utuje, kuko urakomeye mu buryo buruta uko uri kwiyumva kano kanya. Niba iyi video hari ikintu igufashije, kanda subscribe kuri Ibanga Entertainment hano kuri channel yanyu, uyisharinge, kuko hari abantu benshi urabufashije kugira ngo ibagereho. Ukande kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo buri video yose tuzadushyiraho hano ijye ihita ikugeraho. Bari ibiganiro bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ciao, reka duhure mu biganiro bikurikiye. Shimira namwe mumaze gukora subscribe, anakanze no kunzogera, no muri comment mujya munyandikira ibintu bye bitandukanye, ibitekerezo byiza rwose. Nimwe ibi byose tubikesha. Ndabakunda cyane.